nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye. Murakoze, biranshimisha kubona community igenda ikura. Murakoze cyane, murakoze, kandi niba utarakora subscribe yikore. Icyo nifuza ni uko numara kureba ibiganiro byanjye uzajya wumva hari ikintu cyiza kandi gishimishije wize cyangwa watekerezaho. Uyu munsi rero ngira ngo tuganireho n'ubushuti. Hari akaririmbo nkunda ka Papa Manyanga, shatse inshuti, murayizi? Nongera inshuti iyo mfite icyo nziha. Hari igihe njya ahantu nyine nataha nkabura umperekeza, ariko niyo mpagera ndimo kubasengera. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane kuko harimo byinshi itubwira. Reka mbakirire agaparti kugira ngo wenda mwibutse bamwe, cyangwa wenda abatayizi bayimenye akantu kamwe, kuko wenda turi kuri YouTube na abakoze iyi ndirimbo bamenye ko mbahaye full credit, ariko nagira ngo bakinira ko kano kamaso, kano gaparti. Ubushuti rero, iyo turebye mu buzima tubamo bwa buri munsi, deja kuba twanavuka usanga ikiduhuza twese nk'abantu ni ubushuti, sibyo? N'abashakanye ntabwo ariko byari bimeze mbere, ni uko babaye inshuti nyine hazamo iby'urukundo. Ngewe nemera buryo ko byose bitangira ku bushuti. Imiryango yacu ahantu biba byaravuye, si ubushuti se? Niba ufite inshuti andika inshuti muri comment. Ariko nibaza kuri byinshi kuri iyo ngingo, kuko hari inshuti zitatubera nziza mu buzima bwacu. Hari izo tubana nazo inshuti bikagira igihe ntibigende neza, bakaba banaduhemukira mu buryo bubi. Ariko reka tuvuge ku byiza, kuko kuva ndi mutoya ko nagiye mbaho no guhura n'abantu bakaba inshuti mu buzima bwanjye bwose. Ndumva data yakundaga kuvuga ngo kubaho ni ukubana, ariko mu Kinyarwanda tugira imigani myiza. We niba hari indi migani muba mwandusha muri iyi ngingo, mwayishyira muri comment. Niba hari ikintu njya nifuza kuzamenya imigani mu Kinyarwanda, hehe, ko numva bitoroshye. Ariko ikiduhuza abantu hose ku isi, ndetse namwe muri diaspora muri Canada murabizi, cyangwa ahantu hose mu isi, ikintu wenda dukumbura kitaba hano cyane, wenda cyabagaho. Ngewe mujye mwumva ko ntago nabaye mu Rwanda igihe kirekire, ubwo banekereza gutyo. Ntago nzi niba ubu ngubu kubera ko hakuntu society kubera amajyambere se sinzi bigenda bihinduka, ariko ikintu nibuka cyane nkiri muri Afurika, mu Rwanda ntari nagiye mba, twarabanaga cyane ku buryo ntabwo wagiraga irungu. Habaga hari inshuti, tuvuge gutyo. Ahantu hose nagiye mba mu bihugu bitandukanye muri Afurika, wagera hano rero muri Canada, ndibuka namaze hafi umwaka kabisa nicara mu nzu, ubwo hari hafi umwaka, ariko cyane amezi yo muri winter, muri ubu bukonje bwa winter. Aho muri Canada mushyire muri comment, uba wicaye mu nzu nyine ari wowe wenyine, ariko birakwigisha ka depression ucamo. Aho hantu niho numvishije ko iwacu aho nakuriye kugira abantu hafi yawe ni byiza, si byose? Ariko hari abantu batakubera beza, ibyo nabyo turabizi. None se ubushuti bwawe busobanuye iki? Inshuti nimumbwire namwe, iyo utekereje umuntu uri inshuti mu buzima, umuntu wizera, umuntu mubanye, ni iki kikubwira ko uwo muntu muri kumwe koko ari inshuti nziza? Ngewe numva ikintu
icya mbere ndeba mu nshuti ni umuntu wakubabarira, ni umuntu wagushyigikira, ni umuntu wakwishimira intambwe nziza ugenda ugeraho. Ni ukuvuga ngo ishyari ribi, ishyari ntabwo ishyari ari ishyari ribi niryo ribi, ariko hakaba n'ishyari nziza. Uti gute? Niba hari umuntu wenda mubanye kumva ko wenda urabyutse kumva ko afite intego yo kugera ku kintu, akabyuka akagenda akabikorera buri munsi akagenda abigeraho, wowe umugira ishyari, ariko ukumva umugira ishyari nawe wifuza yuko ibyo agenda ageraho wenda byakumotiva, ukumva hazamo nk'aka competition uti kananjye ndebe ukuntu nagira nkora ka competition, kuko birakumotiva. Urumva abantu bitandukanye, apana rya shyari ngo uriya muntu arimo kugenda agera ku bintu byiza nanjye nzamuhemukira cyangwa cyangwa ukagenda ugatangira ukamusebya ukamuvuga nabi ahantu hose. Mu bantu bitandukanye, inshuti none se inshuti mubana mu bihe byiza gusa, ufite cash uti ndayisohoye reka dusangire akantu, uyu ni inshuti ndabizi. Kari agatangazo mba nicaye muri library twari tugeze he? Nyamuneka ntimukajye mwifuriza inshuti yanyu cyangwa abantu ubuzima bwanyu bibi. Sinzi impamvu tunagira n'ako kantu muri twebwe abanyarwanda. Ntabwo ari jyewe njyenyine ubivuze, akenshi abantu banyandikira kuri social media bati se shima bite, turi umunyarwanda ni cyane, bati abanyarwanda turi babi. Ntabwo njya kure, ariko mwebwe benshi munyumva murabizi cyangwa mwarabyumvishije cyangwa mwanabibayemo. Reka ndinde kujya kure, reka tugume ku nkuru y'ubushuti, kandi mujye muri comment nanjye mugire ikintu mwanyigisha, biranshimisha. Ariko cyane cyane mukuri iyo subscribe. Abenshi tuba muri diaspora ndabizi tugira irungu kuko ntabwo tugira abantu batuba hafi. Ntabwo nzi niba mu Rwanda byarahindutse hasi imyaka 30 gutyo, ntaba mu Rwanda nyine buri munsi ndaza ngatembera ngasohoka nza ngenda. Ntabwo maba ku munsi, ntabwo namenya ubuzima bwanyu bwa buri gihe, cyangwa n'abandi bumva ikinyarwanda ntabwo ari mu Rwanda gusa, namwe mwambwira ko nababwiye njyewe icyo numva kiranga inshuti. Friend, hari abo mwita ngo best friend. Best friend, inshuti y'amagara se buriya muntu yagira aba best friend bangahe? Ni bangahe wumva koko ugomba kugira kugira ngo wumve ko my goodness this is wonderful. Kera ndi mutoya nigeze kubona uburyarya, ubu nabonaga ari inshuti za data uburyarya, kuko ahari gifite sante nziza, bari hafi ye arwaye ushwi, nta n'umwe wongeye kuboneka, bamwe muri abo ngabo ndetse yitabye Imana, hari benshi bataje kumushyingura. Na n'ubu ngubu ni ikintu kimbabaza kugeza iki gihe, kuko mujye mwibuka ko Icyongereza turavuga ngo ese abo turi bo, Icyongereza turavuga ngo are we a product of nature or nurture? Ni ukuvuga ngo ese abo tuba n'abo turi biva muko batureze cyangwa aho twarerewe, ni ukuvuga nature. Nuko nabisobanura, wenda abandi bumva iki Cyongereza babisesangura neza, ubwo mwabimbwira muri comment. Ariko njyewe numva kenshi abo tuba muri ubu buzima ni iki, nka 60% se ni ibidukikije, naho tuba. Wenda ibyo society nyinshi tuvuge nk'abayapani, kuko na society mbamo cyane, nayishatsemo, so hari ibintu byinshi batekereza ntabona iwacu kubera ukuntu umuco wabo wubatse.
ariko ikintu abayapani abantu bose mu isi babemerera ni uko barubaha politeness. Niyo mpamvu they bow, bagira gutya barimo kugusuhuza. Ko ni abantu mu muco wabo babare mbivuge, ntabwo bagira ibintu tuvuge biriya Christianity tuvuge niki, ibintu bijyanye no kwemera Kristo, Christianity. Ariko iyo urebye hagati ya society y'abayapani n'abakanada, Canada no Canada ni societies individualistic, ni wowe abandi kazi yake abayapani ni twebwe community. Niyo mpamvu akenshi mu byo bakora bose ntabwo bajya bibonamo, babonamo twebwe nka community. Niyo mpamvu nk'igihe nko mu Buyapani nko mu muhanda usanga bose niyo ari abantu ibihumbi 10 cyangwa barimo kugenda bagendera hamwe, nta n'umwe ujya muri uwo murongo. Reka shwi na gato. Tokyo ituyemo n'abantu barenze miliyoni 35, ariko ari kugenda mu muhanda wa Tokyo ugasanga abantu barimo kugenda bagana hamwe bari kumwe, nta n'umwe ujya muri uwo murongo. Ibintu byose bigendera hamwe, turi kumwe yawe nyine, ni turi kumwe nuko imeze, nta handi hantu ijya. Akenshi nuko batekereza, ugasanga decision zose batekereza ukuntu hari society ukuntu imeze ya ni hamwe. Nta kintu ngira ngo baganiriza wowe nazongera migarukeho. Ni amahirwe nagiye wenda ngira yo kugenda ngera ahantu henshi mu isi, muri Canada, hano muri Canada kazi yako. Ubu no mu Rwanda wenda mwabimbwira ukuntu byifashe, cyangwa niba turi hagati mu Rwanda, turi hagati na hagati wenda. Ndumva n'ubushuti ukuntu twumva hano ntabwo ari uko wenda banabwumva mu Buyapani gutyo. Ubwo nibyo ariko kugira inshuti nziza mu buzima ni byiza, niba uyifite iyo nshuti yawe uyishimire. Burya gushimira umuntu appreciation ntabwo ari ukubaha ibintu ngo nk'amakado n'ikina makina, ntabwo njye nemera ibyo ngibyo. Gushimira umuntu sometimes no kumubwira ngo murakoze kuba mu buzima bwanjye, murakoze kuba inshuti. Nacyo ni ikintu nigiye mu Buyapani, by the way, barashima cyane, they appreciate. Domo arigato gozaimasu. Namwe rero murakoze gukurikira channel yanjye, kandi mukomeze murebe n'izindi show content nakoze cyane. Mubwire inshuti n'abavandimwe yuko ino channel iriho kandi ifite inkuru nziza na byinshi twigisha byiza. Murakoze naho ubutaha.